Tubahaye ikaze mwese, wowe ukurikiye iyi video tuguhaye ikaze. Imana iguha umugisha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe imirongo yo muri Bibiliya Satani atinya cyane. Iyo uyisoma biramubabaza, agahinda imishyitsi. Abantu benshi bahora bibaza impamvu amasengesho yabo adakora. Basoma Bibiliya, barasenga, bagasaba Imana ubufasha ariko ntihagire igihinduka. Bigasa nkaho amagambo yabo ahera mu kirere, Imana ntiyumve, bigatuma batabona ibisubizo. Bagatangira gushidikanya bavuga ko ahari Imana itumva gusenga kwabo, bakavuga ko ahari kwizera kwabo kudahagije cyangwa ko amasezerano y'ibyanditswe akora wenda ku bandi, bakavuga ko kuri bo bidashoboka. Ese bibaye ikibazo kitari ku Mana, ugasanga ikibazo ari uburyo bakoresha ijambo ryayo. Bibiliya ntabwo ari igitabo gisanzwe ku buryo kugisoma gusa bihagije, ahubwo ni intwaro ugomba gufata ukayikoresha mu maboko yawe, ukayirwanisha. Yuzuyemo imbaraga zikomeye z'ubumana. Gusa abantu benshi bayifata nk'igitabo cy'amateka ya kera, bakayisoma uko babyumva mu cyimbo cyo kugira ngo bayikoreshe nk'igikoresho cy'umumaro. Mu mibereho yacu hari intambara zikomeye cyane zihora zituzengurutse tutareba n'amaso yacu, twaba tubizi cyangwa tutabizi. Intambara yo mu mwuka igira ingaruka ku buzima bwacu mu nzira tudakunze kwitaho. Bibiliya itubwira neza mu Befeso 6:12 iti, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Abantu ntibazi ko hari amagambo muri Bibiliya, amagambo ateye ubwoba cyane mu bwami bw'umwijima. Icyakora aya magambo yamaze igihe kinini cyane ahishwa abizera. Mu mateka twabonye imbaraga z'amagambo y'Imana zikora imirimo ikomeye cyane. Ntabwo iba ari inyandiko gusa, ahubwo ni imbaraga zifite ubuzima kandi zihumeka. Igihe Yesu yageragezwaga mu butayu, ntabwo yigeze ajya impaka n'umwanzi, nta nubwo yigeze aganira nawe cyangwa ngo bagire icyo bumvikanaho. Ahubwo Yesu yasubirishaga imvugo ivuga ngo handitswe ngo. Igihe cyose Satani yagiye agerageza kumurwanya, Yesu yarwanishaga ijambo. Ku ijambo Yesu yavugaga, imbaraga z'umwanzi zarushagaho gucika intege. Kubera iki? Kuko ijambo ry'Imana atari ukuri gusa, ahubwo ni intwaro, ni inkota ikeba ikarimbura, intwaro itera ubwoba cyane umwijima. Ntabwo amagambo yose ya Bibiliya atinyitse ku buryo bungana. Amwe avuga amasezerano, andi atanga ubuyobozi, ariko hari n'andi make yuzuwemo n'ubutware bw'imbaraga z'Imana ku buryo ateza guhangayika mu isi y'abadayimoni. Tekereza neza, uramutse uri mu cyumba cyijimye cyane aho utabasha kureba akantu kose kanyeganyega muri uwo mwijima. Iyo ucanye ikibiriti cyangwa akamuri gato cyane, umwijima uhita ugenda nta gushidikanya. Ntabwo umwijima wabasha kwihagararaho, ugenda byihuse cyane. Ibi nibyo bibera mu isi y'umwijima, mu isi y'umwuka, igihe uwizera yatura ahamya aya magambo ya Bibiliya afite imbaraga zikomeye. Satani n'imbaraga ze zose ntabwo babasha guhagarara imbere y'aya magambo. Imbaraga z'aya magambo ziramwirukana n'imbaraga ze zose. Ese aya magambo ni ayahe? Kuki aya magambo afite izi mbaraga? Abizera benshi bamara imyaka yabo yose basoma Bibiliya, ariko ntibabashe kuvumburira ibanga. Bafata mu mutwe imirongo myinshi ya Bibiliya, bakavuga amasengesho, ariko bakananirwa guhamya gusa umurongo umwe w'ijambo ryashoboraga guhindura byose. Ibi nibyo umwanzi washaka, kuyobya abantu, kuyobya abizera ntibabashe kwifashisha iyi mirongo,
kugira ngo akomeze kubazirika mu buryo bw'umwuka. Mu by'ukuri abakristo benshi babaho ariko baratsinzwe mu buryo bw'umwuka, atari uko badafite kwizera, ahubwo kuko batazi intwaro ikomeye umwanzi akoresha abarwanya, akabumvisha ko ari abanyantege nke bari mu mitego batabasha kwikuramo. Ariko mu gihe umenya ukuri, ukamenya aya magambo, ukayatura, ugahamya, uyu mwijima uvaho. Ibuka iki gitangaza tubona mu byanditswe. Pawulo na Sila igihe bari muri gereza batangiye kuririmba baramya Imana, imiryango ya gereza irafunguka, n'iminyururu yari ibaboshye iracikagurika. Inkike z'i Yeriko zari zikomeye cyane, nta muntu wabashaga kuzinjiramo, zaratigise zisenywa gusa n'urusaku rw'abantu b'Imana. Kubaho kw'ibi bitangaza ntabwo byari impanuka, byabayeho kuko aba bantu bari bazi cyangwa bari basobanukiwe neza guhuza amagambo yabo n'ubushake bw'Imana. Ariko wabigenza ute mu gihe utazi icyo kuvuga? Wabigenza ute mu gihe umaze igihe kinini usengera impinduka ukaba utabona igisubizo? Aha niho ya magambo turi kuvuga, ya mirongo ya Bibiliya igaragariza imbaraga zayo. Ni urufunguzo rufungura ubutware bw'umwuka, amagambo atazana gusa amahoro, ahubwo arema urukuta rukinga imbaraga z'umwijima. Aya magambo asenya igitugu, agakurura kandi agafungura imbaraga z'Imana mu buryo burenze cyane imyumvire ya muntu. Ariko nyamara benshi mu bizera ntibigeze bigishwa iby'aya magambo. Satani ntabwo atinya abakristo bajya mu rusengero, ntabwo atinya akamenyero k'amadini cyangwa amasengesho adaturuka ku mutima. Ahubwo Satani atinya abantu basobanukiwe ubutware bagendana nabwo, atinya ba bandi bumva neza uburemere bw'ijambo ry'Imana, bakumva n'uburyo bwo kurikoresha mu buryo bwuzuye. Kuko umwizera wese uzi neza uko akwiriye gukoresha aya magambo, ntabwo aba afite uburinzi gusa, ahubwo ahinduka indwanyi ikomeye cyane ibuza amahoro isi y'umwijima. Ni iki rero kiba iyo tubashije kumenya aya magambo? Ni iki kibaho iyo uyavuze n'akanwa kawe ufite ukwizera kandi bikuvuye ku mutima? Ntabwo uba ukiri kwigaragaza gusa mu rugamba, ahubwo uba uteye intambwe yuzuye igushyira mu mwanya ukwiriye kubamo nk'indwanyi ihambaye cyane, ifite intwaro y'ijambo rikomeye rishobora kwirukana umwanzi. Uba uhagaze mu ntsinzi. Mbere y'uko wuzura izi mbaraga mu buryo bwuzuye, ugomba kubanza ugasobanukirwa impamvu zikora. Ukeneye kubona ibihamya by'ibibera mu isi y'umwuka iyo twatuye ijambo ry'Imana mu butware, kuko iyo umaze kumenya ukuri nta gusubira inyuma. Satani ntahindishwa imishyitsi n'imihango cyangwa amasengesho maremare cyane avugwa atarimo kwizera. Ariko igihe uwizera yatuye ibyanditswe mu butware, mu isi y'umwuka hari ikintu kiba. Imbaraga z'umwijima si uko utabasha guhagarara gusa, ahubwo ziratinya cyane. Ijambo ry'Imana ntabwo ari ukuri gusa, ahubwo ni imbaraga zirimbura ibikomeye, zishwanyaguza ibikuta bikomeye cyane, zitatanya abanzi bigize intakoreka ku buzima bwa muntu. Iyi niyo mpamvu Satani akora ataruhuka, kugira ngo aheze abakristo mu bujiji, kugira ngo batamenya izi mbaraga. Ntabwo Satani ahangayikishijwe no kuba abantu batunze za Bibiliya igihe cyose zihora zifunze batazisoma. Ntabwo ahangayikishijwe n'uko abantu bajya mu nsengero igihe cyose batarumva by'ukuri ubutware bubarimo. Uburyo bukomeye Satani arwanamo si uguhangana n'umuntu mu buryo bugaragara, ahubwo akoresha ubushukanyi, akumvisha abizera ko ari abanyantege nke, nta mbaraga bafite, kandi ko badashobora kurwana intambara zabo z'umwuka. Nyamara Bibiliya itubwira ibitandukanye nabyo. Yesu yagaragaje mu buryo busobanutse uko dukwiye kurwana intambara z'umwuka. Mu butayu Satani amugerageza, Yesu ntiyahinze imishyitsi cyangwa ngo arwane n'amaboko,
mu buryo bworoshye cyane yaravuze ngo handitswe ngo inshuro 3 Satani yamugerageje zose, Yesu yasubirishije ibyanditswe, umwanzi arahunga kuko nta yandi mahitamo yari afite. Kubera iki? Kuko ijambo ry'Imana ni rizima. Mu Baheburayo 4:12 havuga ijambo ry'Imana ko rityaye kurusha inkota y'amugi abiri, rifite ubushobozi bwo kwinjira ahantu hakomeye, kwirukana umwijima, rigashyira ibintu byose mu mucyo. Nta kintu na kimwe cyabasha kurwanya ijambo ry'Imana iyo urivuze mu kwizera. Imigozi yabiboshye ubuzima bwawe iracikagurika. Nyamara abakristo benshi ntibarikoresha, basenga basaba ubufasha, ariko bakibagirwa kwatura amagambo bahawe nk'intwaro. Ibi Satani we nibyo akunda. Ashaka ko abizera babaho bumva nta bufasha bafite, barira cyane bihebye mu cyimbo cyo kugira ngo bahagarare mu butware bahawe n'Imana. Kuko igihe umukristo asobanukiwe ko afite intwaro akeneye, urugamba ruhindura isura. None se ni iki kibaho iyo dutangiye kwatura amagambo y'Imana mu butware? Umwanzi ntabwo aba agifite uburenganzira bwo kugutera ubwoba. Ibibi byose wabanye nabyo imyaka myinshi bitangira kugenda bikuvaho. Ubwoba, guhangayika ndetse n'ububata bw'ikibi byose bitakaza ubushobozi, kuko ntibibasha guhangana n'imbaraga z'ukuri k'umwuka w'Imana. Ikibazo gihari rero ni iki ngiki: niba koko ijambo ry'Imana ari irinyembaraga kuri iki gipimo, kuki abantu benshi basenga ntibabone ibisubizo? Kuki benshi bavuga ibyanditswe ariko n'ubundi bigasa nkaho nta mpinduka zihari? Igisubizo kiroroshye cyane: kwizera no gusobanukirwa. Aha niho ibanga riri. Ntabwo bihagije gusa kuvuga amagambo, ugomba kuyizera. Igihe Yesu yacyahaga umuraba, akiza abarwayi, yirukana abadayimoni, ntabwo yabikoraga akeka ko hari ikintu gishobora kuba, ahubwo yabaga abizi neza ko bishoboka. Ibi ni byo tugomba kwiga natwe. Iyo uvuze ijambo ry'Imana, si igikorwa gusa uba ukoze, ahubwo uba usembuye ibintu ugatuma biba. Hari impamvu ku kuri kwahishwe. Hari impamvu amadini atajya yigisha ukuri kwa nyako ku magambo y'Imana. Impamvu ituma abizera bakomeza kugwa mu mitego y'ubwoba, gushidikanya n'ingorane zidashira. Iyaba buri mukristo yari azi icyo amagambo ye yabasha gukora. Iyaba bumvaga neza ubutware bahawe, ubutware bwa Satani bwakabaye busenyuka mu ijoro rimwe gusa. Ariko hano hari inkuru nziza. Ntabwo ukwiriye kuguma mu mitego y'ubushukanyi. Imbaraga zibasha guhindura byose unyuramo, imbaraga zibasha gutegeka umwijima ugahunga, imbaraga zibasha kuguhagarika mu ntsinzi y'ijuru ziri mu biganza byawe. Kandi ntabwo zije aka kanya gusa, ahubwo na mbere hose ubana nazo. Ikibazo gisigaye rero ni iki: aka kanya umenya ukuri. Ese izi mbaraga uzazikoresha? Hari intambara nyinshi turwana mu buzima, ingorane nyinshi duhura nazo tutazi ko ziri gukomoka mu isi y'umwuka. Bibiliya ivuga neza ibijyanye n'ububata abantu babamo, ikanatanga inzira yo kunesha. Iyo nzira nta handi iboneka usibye mu magambo y'Imana iyo tuyavuze twizeye. Uhereye kera kose umwanzi akoresha ubushukanyi, igitugu n'imivumo kugira ngo aheze abantu mu bubata. Kubohoka ntabwo bituruka mu byifuzo, ahubwo kubohoka bituruka mu kumenya ukuri no kugushyira mu bikorwa. Yohana 8:32, Yesu ubwe yavuze ko muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Urufunguzo rwo guca iminyururu y'umwuka si ukwizera gusa imbaraga z'Imana, ahubwo kwatura ugahamya imbaraga z'Imana ukazitongera ku buzima bwawe. Muri Bibiliya harimo umurongo umwe tugiye kuvuga
ufite umwihariko w'imbaraga zidasanzwe iyo ubuvuze wizeye. Uyu murongo ufite ubushobozi bwo kukubohora ububata bwose bw'umwijima, uburemere bwaba bufite bwose uko bungana. Uyu murongo ni nk'umutingito utigisa inkomoko y'ubutware bwose bw'umwijima buri ku buzima bwawe, ugatuma ikintu cyose kikurwanya gihinduka ubusa. Ariko mbere y'uko dukomeza, reka nguhe umukoro gato. Niba ubu butumwa bugukora ku mutima, fata isegonda wandike muri comment uti amena, nko guhamya ukwizera kwawe. Niba kandi utarakora subscribe, bikore kugira ngo utazigera ucikwa ihishurirwa nk'iri ngiri. Icyanyuma, like yawe ifite imbaraga cyane kuko iratuma ubu butumwa bugera ku bantu benshi. Abantu benshi baruhijwe no kurwanya intambara zitagaragara, imivumo ndetse n'akarande z'akavukire, ibyago bidashira, ububata bw'imbaraga mbi butsikamiye imiryango myinshi. Bararwana n'ibibazo bisa n'ibyo ababyeyi babo barwanaga nabyo byanze gucika mu miryango yabo. Ubukene, gusenyuka kw'imiryango, indwara zidashira n'ibindi. Kuba ibi byose biriho ni ikimenyetso cy'uko intambara z'umwuka zihari. Hari abumva tubivuga bakagira ngo turabeshya, ariko intambara zo mu mwuka zirahari. Umwanzi ntabwo ajya arekura byoroshye ikintu yamaze gufata mu maboko. Satani ahora iteka ashaka kuguhisha ko adafite uburenganzira bwo kukugira imbata. Igihe umaze gusobanukirwa ijambo ry'Imana ukarishyira mu bikorwa, ntabwo ukomeza kuba imbata y'ibyahise, imivumo ikuvaho. Ibuka ko igihe Yesu yirukanaga abadayimoni nta kwinginga, yaravugaga gusa, imyuka mibi igahunga, kuko imyuka mibi ntiyabashaga gushikama imbere y'ubutware bw'ijambo rye. Ubwo butware twarabuhawe natwe. Muri Luka igice cya 10 umurongo wa 19, Yesu yaravuze ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo, imbaraga zose z'umwanzi, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Iri ntabwo ari ijambo ryo guhumuriza, ahubwo ni ijambo ryemewe n'amategeko mu isi y'umwuka. Ni itangazo ryemewe n'amategeko. Gukoresha iri jambo no kurisobanukirwa, ukurifata ukariremamo intwari itsinda abanzi bawe, bishingira mu kwizera kwawe. Ntabwo bihagije gusa gusoma Bibiliya, byature, ubivuge, ubyizere kandi ubishyire mu bikorwa. Iyo utangaza ijambo ry'Imana ubyumva neza, ubyizeye, igikorwa ukora kiba kirenze cyane gusenga. Uba uri gutangaza itegeko ry'ijuru umwanzi adashobora kwirengagiza. Uba uri kwishyira mu bwihisho bukomeye bw'amasezerano y'Imana, kandi imbaraga yose igerageza kurwanya amasezerano y'Imana, iyo ngiyo izarimburwa. Hari ubuhamya bwinshi bw'abantu babayeho imyaka myinshi mu gitugu cy'umwanzi, baragerageje inzira nyinshi bikanga, ariko igihe batangiye gutangaza ibyanditswe mu kanwa kabo buri munsi, ibintu byose birahinduka. Hari bamwe bahita babona igisubizo byihuse, abandi ibintu bikagenda bihinduka gahoro gahoro. Ibi birumvikana cyane iyo uvuga ijambo ry'Imana buri munsi mu buryo buhoraho, ibintu bitangira guhinduka. Ariko ikibazo ni kimwe, abantu benshi bacika intege vuba. Bavuga imirongo ya Bibiliya rimwe cyangwa kabiri, iyo babuze impinduka zihuse bavuga ko bidakora. Ariko intambara z'umwuka ni ubudasiba, ni uguhozaho. Ibuka Yosuwa n'inkike z'i Yeriko. Abisirayeli bategetswe kuzenguruka umujyi iminsi 7 mbere y'uko inkike zigwa. Ibaze nk'iyo bacika intege ku munsi wa gatandatu. Igitangaza cyari gihari, ariko byasabaga ko bubaha ibyo bategetswe kandi bakihangana. Intambara zo mu mwuka z'uyu munsi nazo nuko zimeze. Uko ugiye
gutangira rero, intambwe ya mbere ni ugusobanukirwa mu buzima bwawe ikintu ukeneye ko gicikagurika ku buzima bwawe. Bishobora kuba ari ibihombo uhoramo, ubwoba cyangwa guhangayika, kwiheba cyangwa indwara cyangwa intambara zose ubona zidafite igisobanuro ku buzima bwawe. Umaze kumenya urugamba urwana, intambwe ikurikira ni ugushaka icyanditswe ugomba gutegekesha, kuko buri ntambara yose urwana hari umurongo wa Bibiliya ushobora kurwanisha. Igikurikira usome buri munsi, uwuvuge nta bwoba ufite kugeza igihe igitangaza kizakorekera. Icyakora umwanzi azagerageza kuguca intege, azagerageza kukumvisha ko nta na kimwe kiri guhinduka, ariko ntukumva ayo majwi. Zirikana ko mu buzima nta cyiza na kimwe kidasaba kwihangana. Nubwo nta kintu uratangira kubona n'amaso, ariko mu isi y'umwuka haba hari ikintu kiri kuba igihe cyose iba utangiye kubikora, kandi uko ubikora kenshi ukwizera kwawe kugenda kuzamuka ku rundi rwego. Uko ukwizera kwawe kuzamuka, za mbogamizi ziguca intege zigenda zigabanuka. Igihe ubumbuye akanwa kawe ufite ukwizera, iminyururu igenda idohoka, ibinyoma byose wari ufite muri wowe bigenda bihanagurika, ukarushaho gukanguka mu buryo bw'umwuka. Iyi niyo mpamvu Satani akora ibishoboka byose kugira ngo abizera badasobanukirwa ibanga ryo kwatura amagambo y'Imana mu kanwa kacu, kuko igihe ubonye igisubizo gikomoka mu gutangaza amagambo y'Imana mu kanwa kawe, ntabwo wongera kubaho mu bwoba cyangwa mu bubata bwa Satani ukundi. Rimwe mu makosa akomeye abantu bakora ni ugufata isengesho nk'ikiganiro cy'umuntu umwe gusa. Basuka hasi amarangamutima yabo, bakarondora ingorane zabo, bagasaba ubufasha, ariko ntibakoreshe ijambo ry'Imana nk'igisubizo cy'intambara zabo. Basengana imitima yabo yose, ariko ntibakoreshe ubutware bafite. Ibi ni byo Satani washaka. Tekereza ku murwanyi winjiye mu rugamba agasiga inkota ye. Ashobora kuba ari umunyembaraga, ashobora kuba afite ubushake bwo kurwana, ariko azaba afite ibyago byinshi byo gutsindwa intambara arwana. Ibi ni byo biba igihe umukristo asenga atifashishije ijambo ry'Imana. Abarwana urugamba ariko nta ntwaro afite mu maboko ye. Hari ubuhamya bw'abantu benshi barwanye, babaye imyaka myinshi mu ntambara zidashira, ariko igihe bahinduye uburyo basengamo, ibintu byose bigahinduka. Aho kugira ngo basenge basaba ubufasha, ahubwo bagasenga batangaza amasezerano bafite. Aho gusenga basaba ubufasha, ahubwo bagatangaza Zaburi ya 91 ku buzima bwabo, bati uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose, bakabyizera. Aho gusenga basaba imbaraga, bakarangurura bavuga Yesaya 40:31, bakiringira ko abo bose bazategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Guhindura bakava mu masengesho y'amagambo bagasenga bahamya mu kwizera, ibi ni byo birema ikinyuranyo. Ushobora kwibaza impamvu kugusenga gutya bifite imbaraga. Nuko kwizera si ukumva ko ibintu bishoboka gusa, ahubwo ni uguhamya ibyo wizeye. Ugahamya ibyo wizeye nk'ikimenyetso kigaragaza ko ubizi ko bishoboka kandi ubyemera. Mariko igice cya 11:13, Yesu yaravuze ati, ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Iyo uvuze amagambo yawe arema imbaraga. Ntabwo Yesu yavuze ngo iyo utekereje
ahubwo yaravuze ngo uramutse uvuze. Kuvuga ni ikintu gikomeye cyane igihe cyose amagambo yawe agendanye n'ubutware bw'ukuri kw'Imana. Ikibazo rero nkubaza aka kanya, umaze kumenya ukuri, ese uzajya ukoresha ibyanditswe mu masengesho yawe? Ubu umwanzi ntakibashije kugucecekesha ukundi. Imbaraga zihindura situwasiyo urimo, gutegeka umwijima guhunga ndetse no kugendera mu nsinzi y'ijuru, izo mbaraga ziri mu biganza byawe. Iki ni igihe cyo kugira ngo uzikoreshe. Imana iguhe umugisha. Ntugende udakoze subscribe.